Reka gira dukurikizeho amasomo yacu y'uyu munsi, turebe igice gitoya cyari cyasigaye ku rwandiko rwa Petero wa mbere. Igice gitoya cyari cyasigaye ku rwandiko rwa Petero rwa mbere. Reka tubanze dusenga Imana. Mwami Imana yacu, ndagushimiye muri kino gitondo cy'uyu munsi wa none. Nejejwe nuko tukugiriyeho umugisha wo kubyuka turi bazima, ubundi kandi tukaba tubonye umwanya mwiza wo kuba mu ijambo ryawe. Ibi ni ibyanditswe byera tugiye gusangira na bene data. Udufashe mu magambo tugiye kuvuga, udusigira amavuta y'umwuka wera kuvuga, na bene data ubasigira amavuta y'umwuka wera kugira ngo bumve. Urakoze kuko ubidufashamo byose kandi ukabidushoboza, ni mu izina rya Kristo umwami wacu, amen. Nkuko twabivuze, hariho igice cyari cyasigaye hariya mu rwandiko rwa Petero rwa mbere. Reka gira turebe amagambo aza kurusoza. Reka gira tuganire ijambo rivuga ngo icyerekana kuko uru rwandiko ruvuga ngo ni urwandiko rw'ibyiringiro. Twaravuze ngo urwandiko rwa Petero ni urwandiko ruvuga ibyiringiro by'abizera, ibyiringiro by'abizera bafite mu Mana. Aha ndagira ngo mvuge ibintu bigera ku 15 twahawe by'igiciro bigaragaza ko dufite ibyiringiro bizima kandi byuzuye mu Mana. Ibyo bintu nibyo bigaragaza kuko dufite ibyiringiro byuzuye, dufite ibyiringiro bizima, dufite ibyiringiro bikomeye mu Mana. Ni ibintu twahawe, ni ibintu dufite, ni ibintu turonka, ni ibintu dusanga iyo tumaze kwizera Imana turabihabwa. Ikintu cya mbere, Petero yaravuze ngo twahawe kugeragezwa kw'igiciro. Ni ukuvuga ngo ibigeragezo by'abakirisitu ni ibigeragezo by'igiciro imbere y'Imana, ni ibigeragezo byemewe, ni ibigeragezo biduhesha ingororano. Urasoma urwo rwandiko rwa Petero igice cya mbere n'umurongo wa 7, urahasanga ijambo rivuga ngo twahawe kugeragezwa kw'igiciro. Ijambo rya kabiri, twacungujwe amaraso y'igiciro. Aho Petero yavugaga ngo ibyo twacungujwe ngo ntibyangirika nk'ifeza cyangwa izahabu, ngo ahubwo twacungujwe ngo amaraso y'umwana w'intama w'Imana atagira inenge. Ayo maraso arayita ngo ni amaraso y'igiciro. Ni ukuvuga ngo twacungujwe amaraso y'igiciro. Ijambo rya gatatu, aravuga ngo twegereye ibuye ry'igiciro. Twegereye ibuye ry'igiciro. Iri zina rivuga ngo ibuye ni rimwe mu mazina ya Yesu. Twegereye ibuye ry'igiciro. Urabisanga aho mu rwandiko rwa Petero rwa mbere ibice 2 n'umurongo wa 4. Petero wa mbere ibice 2 n'umurongo wa 4. Haravuga ngo nimumwegere, niwe buye rizima ryanzwe n'abantu, ariko ku Mana ryaratoranijwe ngo ribe iry'igiciro cyinshi. Ni ukuvuga ngo twegereye ibuye ry'igiciro. Ijambo rya gatatu, aravuga ngo dufite kwizera kw'igiciro. Kwizera kw'igiciro. Urebe Petero wa 2 igice cya mbere n'umurongo wa 1. Haravuga ngo Simoni Petero imbata ya Yesu Kristu n'intumwa ye, ndabandikiye mwebwe abagabanye kwizera kw'igiciro cyinshi guhwanye n'ukwacu,
muguheshejwe no gukiranuka kwa Yesu Kristo ari we Mana yacu n'umukiza. Ni ukuvuga ngo twagabanye kwizera kw'igiciro. Ndiko ndavuga amagambo yerekana kuko dufite ibyiringiro bizima kandi ibyiringiro bikomeye mu Mana. Ijambo rya kane aravuga ngo twahawe umwuka w'igiciro. Urebe Petero wa mbere igice cya 3 n'umurongo wa 4. Ijambo rya gatanu aravuga ngo dufite kwizera kw'igiciro. Ijambo rya gatandatu aravuga ngo twahawe amasezerano y'igiciro. Petero wa kabiri igice cya mbere n'umurongo wa 4. Ijambo rya karindwi aravuga ngo tubikiwe umurage utabora. Petero wa mbere igice cya mbere n'umurongo wa 4. Ni ukuvuga ngo tubikiwe umurage w'igiciro, umurage utabasha kubora cyangwa kugajuka. Ni ukuvuga ngo dufite, dutegereje, tubikiwe umurage w'igiciro. Ijambo ry'umunani aravuga ngo turinzwe n'imbaraga z'Imana. Mwebwe abarindwa n'imbaraga z'Imana kubwo kwizera, ngo mubikiwe umurage ngo w'igiciro utabasha kwandura. Urabisanga muri Petero wa mbere igice cya mbere n'umurongo wa 4. Ijambo ry'icenda aravuga ngo twahawe agakiza ku bugingo bwacu. Ni ukuvuga ngo twahawe agakiza ku bugingo bwacu. Urebe Petero wa mbere igice cya mbere n'umurongo w'9. Ijambo ry'icumi aravuga ngo tugendana ibyiringiro byuzuye. Tugendana ibyiringiro byuzuye. Petero wa mbere igice cya mbere n'umurongo w'13. Ijambo ry'11 aravuga ngo ntituzakorwa n'isoni. Kubera izo mpamvu ntituzakorwa n'isoni. Urebe Petero wa mbere ibice 2 n'umurongo wa 6. Ijambo ry'12 aravuga ngo twabyawe ubwa kabiri n'ijambo ry'Imana. Petero wa mbere igice cya mbere n'umurongo wa 23. Ijambo ry'13 aravuga ngo turi inzu y'umwuka wera. Petero wa mbere ibice 2 n'umurongo wa 5. Ijambo ry'14 aravuga ngo turi ubwoko bwatoranijwe. Ni igice cya mbere, ni igice cya kabiri muri Petero wa mbere n'umurongo w'9. Ijambo ry'15 haravuga ngo tubikiwe ikamba ritangirika. Aho bivuga ngo umutahiza niyaboneka ngo tuzahabwa ngo ikamba ritangirika. Ni Petero wa mbere ibice 5 n'umurongo wa 4. Aya magambo ko ari 15 niyo magambo Petero yashatse kwerekana cyangwa yashatse kuvuga, yerekana ko uru rwandiko ari urwandiko rw'ibyiringiro by'abizera. Kandi niyo magambo yerekana ko dufite ibyiringiro bizima mu Mana, dufite ibyiringiro bishikamye mu Mana, dufite ibyiringiro bikomeye, dufite ibyiringiro byuzuye, ibyiringiro bitagabanije. Niyo mpamvu uru rwandiko twari ko turwita ngo ni urwandiko rw'ibyiringiro. Ni waraka wa tumaini, ni waraka wa tumaini. Amagambo makuru avugwa muri uru rwandiko rwa Petero wa mbere ni amagambo agera nko kuri 5. Ijambo rya mbere haravugwamo ijambo ryitwa agakiza. Ijambo rya kabiri haravugwamo ijambo ryitwa ngo n'ukwizera kwacu. Ijambo rya gatatu ni ijambo rivuga ngo amaraso ya Yesu. Ijambo rya kane ni ijambo rivuga ngo ibuye rizima. Ijambo rya gatanu ni ijambo rivuga ngo Yesu yita kuri mwe. Yesu yita kuri mwe. Aya magambo ko ari 5 ni amagambo ameze nk'umutima w'iki gitabo, ni amagambo agaragara kuko ari amagambo akomeye muri uru rwandiko rwa Petero. Petero yakoresheje amagambo y'isezerano rya kera agera kuri 23. Niyo mpamvu nkuze kubabwira kuko aba bantu bose bakoranye na Yesu mbere yuko baje mu muhamagaro w'umwami Yesu babaga barabanje kwiga isezerano rya kera, kuko mu mategeko y'abayuda abana babo bose b'abayuda bakuraga babanza kwiga amategeko y'Imana bakayamenya. Ni ukuvuga ngo bakiga isezerano rya kera.
Petero ngo aje kwandika ruriya rwandiko rwiwe ngo akopeza cyangwa atira cyangwa akoresha, ni ukuvuga ngo akura amagambo agera kuri 23 yo mu gitabo cy'isezerano rya kera ayashira muri uru rwandiko rwiwe. Ijambo ryo gusoza rero ni ijambo rivuga mugawanyiko wa kitabu cyangwa mugawanyiko wa waraka. Iyo tuvuga mugawanyiko ni ukuvuga ngo tuba duhaye tuvuga sehemu za waraka. Uru rwandiko rugabuye mu bice bigera kuri 5. Igice cya mbere cyangwa sehemu ya kwanza iravuga umwirondoro n'intasho z'intumwa, intumwa Petero. Ni igice cya mbere n'umurongo wa mbere ukageza ku murongo wa 2. Aho ngaho haravuga umwirondoro n'intasho z'intumwa Petero. Aha yatasha abarya bose yariko yandikira ya miryango 12 yari yaratataniye mu bihugu byari bikikije Yerusalemu. Sehemu ya pili haravugwamwo ishimwe ry'agakiza. Ni ukuva ku gice cya mbere n'umurongo wa 3 ukageza ku murongo wa 12. Ni ishimwe ry'agakiza, ashimira agakiza twahawe. Ni ukuvuga ngo agakiza gafite abagahawe bagomba gushima Imana bakamenya ko bahawe ikintu cy'agaciro. Sehemu ya 3 ni uguhamagarwa kwera. Ni igice cya mbere n'umurongo wa 13 ukageza ku gice cya 2 n'umurongo wa 10. Haravugwa mu ijambo rivuga ngo guhamagarwa kwera, guhamagarwa kw'Imana, guhamagarwa n'Imana. Ni ukuvuga ngo abahamagawe n'Imana uriya ni umuhamagaro wera. Ijambo rya 4 ni impuguro ku bashitsi n'abimukira. Ni uguhera ku gice cya 2 n'umurongo wa 11 ukageza ku gice cya 5 n'umurongo wa 11 kandi. Ni ukuvuga ngo ni impuguro ku bashitsi n'abimukira. Babandi Pawulo yariko yandikira yakoresheje iri zina, aravuga ngo nabashitsi ubundi kandi ngo nabimukira. Byerekana ko abakristo mu isi turi abashitsi n'abimukira, iwacu ni mu ijuru. Niko Pawulo yabwiye Abafilipi ibice 3 n'umurongo wa 20, arababwira ngo twebweho iwacu ni mu ijuru. Nubwo dutuye hano mu isi, lakini wenyeji wetu, iwacu gakondo yacu ni mu ijuru. Niyo mpamvu rero